guhuza ibituza n'umuvandimwe mu gihe cy'amasegonda runaka biri mu mugenzo wo kuramukanya ku batuye ibihugu bitandukanye. Mu Rwanda byitwa guhoberana, nubwo bikorwa kenshi nk'ikimenyetso cy'urukundo cyangwa ubusabane mu muco nyarwanda. Abahanga mu by'ubumenyamuntu banabigaragaza nk'ibirushaho kunoza imikorere y'umubiri. Dr. Rose Gasibirege ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda wigisha ibigendanye n'ubumenyamuntu. Ari umusemburo wihariye mu bwonko ubyutswa nuko abantu bahoberanye, kandi guhoberana neza mugatinda, mukabazanya amakuru, mukabwirana ibyo mudaherutse kuganira, tuvuge mbese mugashirana urukumbuzi. Ndumva ariko mu Kinyarwanda tuvuga gushirana urukumbuzi muhoberana. Ni ibintu byiza cyane, ngo biravura kuko iyo uwo musemburo bibyutsa ni umusemburo uzana ibyishimo, kandi ibyishimo dusanzwe tuzi yuko umuntu ukunda kwishima, kunezerwa, ngo agire ubuzima burebure. Dr. Rose Gasibirege agaragaza kandi ko uretse ku bakuze akamaro ko guhoberana kanagera cyane mu mikure y'umwana, kuko ngo yakura yizera birushijeho ukunze kumuhobera, kandi ibi ngo biri ku kigero kimwe no kumuheka ku mugongo. Contact rero n'umugongo wa papa cyangwa wa mama ni ikintu kiri cyangombwa, ni ikintu cy'ingenzi mu gutuma umwana yumva koko yishimiwe, anezerewe no kubana n'ababyeyi be umwanya munini ushoboka. Bifite akamaro rero kuko ntago bihagararira muri iriya contact, biragenda bikagera kure no mu bwenge no mu bwonko no mu myubakire yo mu bihe bye bizaza. Nubwo umuco wo guhoberana abahanga bawugaragaza nk'uwagira akamaro umubiri, bityo ngo wakimakajwe, banagaragaza igisa n'impungenge ko ngo usa nk'ukendera, ndetse yemwe banabihurizaho na bamwe mu baturage babitwerera iterambere. Impamvu guhoberana bitakigezweho, urebye twebwe tuba dushaka ibintu bigira vuba vuba. Guhoberana ni indwara ziba zarateye z'iki gihe, haba mu ntoki, haba ku munwa, ni byinshi cyane. Hari uburyo bwinshi umuntu ugaragariza umuntu urugwiro, mbega atari uguhoberana gusa. Ari umuco mwiza wo guhoberana, ariko no guhoberana y'ubu ngubu batahoberana, ahubwo ari ukugira gutya bagaherezanya ibipfunsi, amuhereza ibipfunsi ngo nako akakubita igipfunsi undi, ugasanga n'undi atari ibintu, atari umuco w'Abanyarwanda. Abandi batabikora ni rya terambere ryo kuza bagasuhuzanya, bapeperana, banatangana amabizu, ariko umuco wo guhoberana ngenzi kutigeze uhinduka. Umunsi mpuzamahanga wo guhoberana ku isi wizihizwa hagamijwe kongera ubucuti mu miryango, aho usanga ngo ababyeyi bahobera abana mu bihugu biwizihiza. Bimwe mu bihugu byizihiza uyu munsi watangijwe n'umunyamerika Kevin Zaboroni birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Ubufaransa, Ubudage n'ibindi. Kubw'Imana Vedaste, TV10.